muraho. Hari ukuntu uba ufite telefone ifite launcher imeze nabi cyangwa se home screen itagaragara neza, ukaba ukunda nka iPhone cyangwa se Samsung. Ngiye kwereka uburyo ushobora guhindura launcher ya telefone yawe ikamera nka iPhone. Bivuze ati muri screen izaza iba imeze nka iPhone, ku buryo umuntu ayirebeye imbere ashobora kugira ngo ni iPhone cyangwa se Samsung, biterwa n'ubwoko ukunda. Jye mugiye kubana nk'ibisanzwe ni Vena. Uze gukanda subscribe niba uri kurebera kuri YouTube, nawe uri kuri TikTok uze gukanda follow. Hose twitwa Igihe Tech. Welcome. Nkuko nabikubwiye, uraza kuri Play Store udownloadinge ino application bita Launcher OS. Uza downloadinga application bita Launcher OS. Niko uzaza uyidownloadinge imeze. Numara kuyidownloadinga uzahita uyifungura. Uzaza uyifungure, uyirebemo uyifungure, dore application yacu dore ngiyi. Application dore ngiyi yanditseho Launcher OS. Tuza uyikandeho. Numara kuyifungura hano uzaza uhitemo ururimi ushaka gukoresha muri iyi application. Ibyiza twahitamo Icyongereza, uhita ukanda done. Ugishyika hano uhita ugakanda hano next, hasi handitse next ugakandaho, ongera ugakandaho mpaka ibi birangiye. Hano ugahita ugakanda hano kuri get started. Ukategereza bikarodinga. Hano uhita ugacuzingamo wallpaper nyine ushaka ko iza muri phone yawe. Hano ushobora kuza ugacuzingamo irimo, ugacuzingamo iyi ngiyi nyine ushyiramo iyo ushaka, ariko twebwe ntango dushaka kuyihindura. Ndakanda hano skip. Tayari urabona ko handitsemo hello. Hano urabona kandi kwandikamo setuping, hano ari kwandikamo optimizing. Bivuze ati launcher yacu iri kujyamo. Wibuka ko iyi ari Airtel Imagine. Bivuze ati telefone yose uraza gukoramo biraza gukunda, kuko nta kintu cyakunda muri Airtel Imagine wagire phone cyanga. Uzaza ukande hano handitse tap on screen to start explore OS launcher. Uhita ukandeho. Ugishyika hano uhita ubona ko phone yacu ibaye ukundi kuntu. Uhita ugakanda hano handitse set as default. Hano ugahita ugahitamo Launcher OS. Ugahita ukandaho. Ukimara gukandaho hano uraza ugakanda. Uhita ugakanda select wallpaper from your collection. Ahangaha nyine ugiye kurebamo wallpaper ugiye kuzishakamo, ariko urabona ko na internet dufite hano ushakira wallpaper. Rero hano ikintu biba bivuze, application tuba twamaze kuyigeramo ni gutya ibimeze. Gutya ntushobora kwizera ko iyi ari Airtel Imagine. Ntiwabyemera kuko urabona ko telefone yahindutse yabaye nka iPhone. Ntushobora kubikeka. Urabibona na application zose zabaye nka iPhone. Nkwibutse ko ugomba gukanda subscribe kuri Igihe Tech kuri YouTube. Ugomba gukanda subscribe. Urabona ko telefone yacu rero yamaze kuba nka iPhone. Iyi video niyo nari nabateguriye uyu munsi. Mukomeze kugira ibihe byiza, tuzabure muri video itaha.